Karibu. Nini Yesu ashimwe. Niwe Deborah. Tubafashe iki bashaka bishop. Kugira niwe bashakaga. Njyewe. Gereka tuvuge tudaciye ku ruhande. Nje kukwiyama ku mugabo wanjye. Ntabwo wibeshya ni njyewe. Nje nibeshya. Gereka nimbeshye ko ariwe Deborah. Gusa nyine yamubwiye ko nkiyamye ku mugabo wanjye. Turasengana se wowe hari umutorero. Singana nawe. Ngiye nsengana n'abantu b'indyarya nkamwe. Indaya nkamwe ngiye nsengana nawe. Abantu bazi kwishushanya imbere y'abantu gusa ngo ngiye nsengana nawe, sinsengana nawe. Nta nubwo nanabikora. Gusa icyo nkubwiye cyo ndashaka kumvira ku mugabo. Uri kunyumva neza? None se nshuti y'Imana, umugabo urimo kuvuga ku kantu k'Imana niko kabiri rukunze. Umugabo ndi kuvuga n'uwe. Ushatse kumbwira ko Samu utamuzi? Dufite basamu benshi mu rusengero ariko. Oya Samuzi uryamana nawe. Hari undi Samu nkubwiye se. Uwo nguwo uje imbere mu bitekerezo byawe. Muvandi nta Samu uryamana nawe. Ntabwo ndi umuvandimwe ndakwiyamye. Ndakwiyamye wandaye wagashyano sindi umuvandimwe wawe. Uri kunyumva? Ndakubwiye ngo ndekere umugabo. Utaraza mu buzima bwe twari tubanye neza. Uri kumva? Ntabwo yigeraga agenda ngo arare mu kabari ngo agende ngatindeyo. Ariko asigaye yasinze kandi muvuga ngo mwagiye gusenga, mwagiye gusengera mu tubari. Umva musabe ikintu kimwe. Nsabe iki? Umukobwa unsabe iki? Umva. Hano uri kubona ko aje kumvikana se? Reka nkubwire. Ndasenga nubaha n'Imana, ndimo no gusaba Imana kugira ngo impe imbaraga zo kudashwana nawe. Urasenga ubaha n'Imana kugira ngo itanzamura. Umva rero nibisenga ukubaha n'Imana, nanjye nyubaha. Ugira ute undekere umugabo. Ibitari ibyo ngibyo urambona. Uzambona indi sura yanjye itari. Umva sokera mu biro. Sohoka. Sokera mu biro. Uramuna. Nakubwiye ngo sokera mu biro. Sokera mu biro. We. Wabija bite? Kamu ushaka kubona n'umusaza wawe? Wowe na musaza wawe ndabashaka. Ugize? Ntabwo nyumva. Wowe na musaza wawe ndabashaka. Zamu arashaka Kayira na musaza we. Cyane. Sasa babaye iki umunsi? Urabona nabaye iki? Bana byuko ari bwo nkubonye. Ndikubona nazi ibyo wabaye. Ufite icyo kibazo? Nta na kimwe mfite ikibazo mfite nuko we mbashaka we na musaza wawe. Nusu dushaka ntabwo tubana nayo hano waratuzi. Nyine ndabashaka mubwira ko wowe nawe mbashaka. Zano nteshe igihe mbwira ibyo ushaka kumbwira ugenda. Akumva ikinyarwanda. Wowe na musaza wawe ndabashaka. Dushakira iki? Sonye nabonaga ntazi. Wowe uranshaka na musaza wawe. Uradushakira iki? Uradushaka mbuye buryo? Zareka ibintu by'imikino no gutebya hano. Urareba tuzindutse muri iki gitondo tuje gukina koko.
Amagambo nakubwiye umvisha harimo ijambo risekeje. sawa tuvugane nawe uradushakira iki kutavuga se urashaka iki Njye numvaga nagagombye kubikubwira kumwe na musaza wawe. ntibikize Ariko ngira ngo ubwire ngo we na musaza wawe ndabashaka kugira ngo tuganire ku bibazo byaso. niyo bibazo se nyuma yo kubura izamu nyuma yo kuba ugurirwa gitari nyuma yo kujya gutara ibindi bintu ushaka kutubwira ntutwicaje utubwira uburyo wabanye na data n'ibindi nk'ibyo hari ikindi yakugura ushaka kutwereka se None se ari njye ari namwe? Ninde waganiye naso cyane? Ni mwebwe cyangwa ni njyewe? Ndabashaka rero. Ndashaka kugira ngo nganire namwe. Wanyumvishije ariko? nese zawo mva nkubaze zawo no nkubaze ushaka ko tuganira n'ibyerekeye Ese ushaka kubimbaza uri wenyine kandi nakubwiye ko nshaka kubwira kumwe na musaza wawe. n'ubu ndumva bikiri kuntangaza aranshaka n'umusaza wanjye ko tuganira Ariko wabyumvishe ibyo nakubwiye. tukwitabe ryari se bwana zamu ibyo wiziritse Wowe ugenda ubiganire na musaza wawe ko mbashaka. Hanyuma njye ndaza tuganire. sawa umunsi mwiza haha shaka ibintu bya data nabyo ni ibibazo ndetse n'ibindi n'ukuri abagezi aho zamu agiye kuduha yindi nkuru nshyashya Alors, Samu bite? Mbabara wimbaza ngo meze neza kwa ko ntago icyo kibazo ntabwo gifite igisubizo. Reka nkusabe ndakwinginze sinzi nimba ari umugore wawe sinzi nimba ari umukobwa sinzi sinshaka no kubimenya uriya mugore ntazangarukire mu biro. Samu maze kumenyera ku buryo buhagije. Oya winsaba ubusobanuro genda umuhamagare murararana cyangwa murabana simbizi gusa ndakubwiye ngo ndakwiyamye ugende uyiyamye n'uriya mukobwa mwese ndabiyamye ndakijijwe ariko ndakwinginze usada Jesus Christ ni gute mayibobo mukobwa imeze kuriya yambaye ubusa itinyuka ikinjira mu biro byanjye ikaza kuntuka winturisha ndamwamva narihanganye bikomeye bihagije. This is too much. What? Agute wifata ukagenda ugasanga umuntu muri office noneho ya charge ukajya kumutuka hejuru kuvuga ati umugabo wanjye kubanza muzinga abantu basenga nibo batagira ibyaha.
icyo ntabwo ari cyo kibazo. Wakagombye gukoresha ubwenge ugatekereza ukamenya ahantu ugiye mbere y'uko ujyayo. Ese rero wakora iki? Akurumva ibintu wakoze ubu. Nyine rero wakora iki? Gute wifata ukajya muri ofisi y'umuntu ariko ubundi wowe. Ofisi se ni ibiki? Ofisi nawe usigaye agaciro ka ofisi se mama. Ese ko kera nta ofisi wari uzi? Byose ko nta kimwe wari uzi utangiye kubiha agaciro kubera cya gikobwa. Njye nakoze icyagombaga gukorwa urumva nta kosa nakoze kuko njyewe n'umugabo wanjye bamutwaye n'ikindi gihe nakongera nkarisubiramo urukundo. Ndi gutekereza ibintu byose maze kubaka uburyo byangije mu isegonda rimwe ku bintu bidafite ishingiro ngo wafuke ako ubundi reka nkubwize wagiye ukamwiyama urumva ari byo biri butume ngiye mureka ko wagiye ugateza akavuyo hariya urumva ari byo biri butume mbona ko uri umugore w'agaciro umugore w'agaciro none wamusanga agenda umusange icyo ntabwo ari cyo kibazo iyi myaka yose tw'abantu bakagombye kuba ufite ubwenge urumva wowe ufite komezanya ibyawe ugenda usanga uriya mukobwa hari ikindi mbaza hari ikindi igiye mvugana nawe nakoze ibyagombaga kugira uti gukorwa kandi nanabisubiramo nutamureka ntuzare ibintu nzamukorera ngo nakoze iki noneho ibyo bipangu byanyu byose nkahita nabyangiriza none niba ubu ngubu ari bwo buzima wumva ukeneye ko tubana Asohoye buzima hitamo ubimbwire neza buzima menye yuko nta gahunda yindi ngiye ngifitanye nawe. Ese mama ko banza uzungura umukobwa ariko kureba utaratangira kwambara neza kutamusanze kera ngo urebe ko akwemera njye nakwemeye uri imbobo mani yo ku muhanda urumva none utangiye kunzamura ino z'amana azabahungu muhinduka vuba niba utekereza yuko umva ari wowe wangiza uwo ndiwe uri kumva icyo wangiza ni ukungira imbwa ukangira umuntu w'ibiyobyabwenge nta kintu kizima nta kimwe wigeze ugezaho nkubita nyine nkubita se nkwereke cyakoze ndumva wagira ngo nta nubwo nigeze nkumenya n'umunsi n'umwe mu buzima bwanjye. Herega mama umukobwa kutumyurira mvuye gutuka ihabara none urarize cyo si cyo kibazo ikibazo ni ibintu byose nubatse iminsi yose maze ngenda mwubakamo icyizere ariko reba ibintu wese ubyangiza mu munota umwe ngo uri kwafushye none kuki wanyiciye gukora misiyo yawe byari gutuma unyicaho kuri kubyo ngenge gusaba n'umwanya wo kuganira urumva nongeye kuba wawe gore ko koze biri urumva nabaye wawe urumva wongeye wanyigaruriye tuzatuma nicuza umuntu wicuza nyine ngiye kwicuza kuba naremeye kuza hano tukabana nicyo kosa ryonyine ndi kwicuza. byose bizagushima nawe uri kwigira gikora aka kanya oya reka abanza kuvumbura namara kumenya ukuri kumushakaho amakuru urabona asanga ukorera nta n'ikintu mwavugana wo manu uri n'imbobo nta kintu mwavugana uretse ngewe wakwihanganiye nta wundi mukobwa muri Kigali wakwemera. Atazatuguteza amatwi yabaye iki se n'iki sinabubwiye ko akeneye ko tuganira hari ibyo afite kutubwira nanjye nta kintu yambwiye musaza wateye inda
buriya nibyo kare nabwiraga na mushiki wawe rero ibintu byo kunyita umusaza ibintu byo wumva ko umubona ashaje ese uri umwana ntabwo ndi umwana ariko ntabwo ashaje nawe gobe bibero ariko ubundi mu kinyarwanda bavuze umuntu washaje aba yapfuye uzamwihorerera utamwihorera amazuba nabi so gitega amatwi kwezi Sarata tubwiye nigeze kubwira mushiki wawe ko mbashaka mwene sagata ko nde uri naho ngira icyo mubwira buriya ndi umuntu wabanye na so turabizi ariko kandi kuva kera none niba yanjye mu gisirikare mu ishyamba so yarakomeye buriya iriya myaka kuba uri kapiteni mu ishyamba uwo muntu aba akomeye nasanze ari kapiteni njye nari kadogo nise ugiye kutubwira amateka ye Ega ntugasimbuke imirenzo utarajya no mu ntuze n'umusozi za ibintu bitinze birapfa se subize nawe nuko mpageze aranyikundira gusa ukuntu yambonaga ndamuvuga nkumva n'agahinda numva ikiniga kirangije ati kado were wako mu rugo si ko turi mu ishyamba wenda asubira yone kandi urumva aho twabaga duturutse ni kure none ubwo yari afite andi mayisikoti bahita bamfata ngo 20 ndagenda njya kwa fande turabana tugeze no mu gihugu nubwo twari mu gihugu nyine nakomeje mbana na fande neza cyane ariko afande bwo nyine turi ku gitamaduni turakabona ndimo ndaririmba neza akabona ibintu byose arambwira ngo shaka nzakugurira inanga arambwira ntabwo nzi gucuranga inanga ariko ngenzi gitari ngo niyo navugaga shaka sarashe ku ntego musamvore mvure nkubwire tubwire fresh ikintu gitumye twicaza sibyo ibintu by'amateka natwe dufite handi tuzi nitukwicaza hano tukayakubwira ntabwo ibintu bize gutora tubwire kugenza cyangwa ngewe nereka mbibabwire saburetse rasa ku ntego zawe ucomotse niwe waba ufite ingo niwe waba uhombye ntabwo ari ngewe ntabwo bikureba ariko wumva ibintu buri kwigisha zawe ucomotse niwe waba uhombye ntabwo ari ngewe rasa ku ntego tubwiriye ikiganiro ikintu nyamukuru watwicarije hano noneho ya gitari amaze kuyinzanira amaze kuko muri salo nibwo nari nicaye naganiriye nawe ibihe binini twagiranye ibihe byiza icyo gihe amaze kumpereza gitari arambwira ngo yari akinyita kadogo akira gitari ariko ngiye kukubwira ikindi kintu gikomeye icyo bari cyo uvuga gitari turayizi n'ibyayo niba ushaka kubisubiramo uzabitubwira n'undi munsi watubwiye ikintu watwicarije hano mfite izindi gahunda mbabarigireho arambwira ati ngiye kukubitsa ibanga kandi ibanga rikomeye kadogo yesa iryo banga rarimbwira iryo banga nishutse kutubwira sinatwe ariko arangije arambwira ngo kadogo yesa arongera kadogo yesa kadogo yesa yabivuze inshuro arandeba mu maso ati kadogo ngo wikiriza rero yesa amaze kubimbwira inshuro eshatu arambwira ngo niwumva telefone iguhamagaye kakubwira ngo igihe ni iki yaraguhamagaye se telefone cyangwa urayitegereje uzahita umenya icyo gukora ibintu telefone yampamagaye ni yesa
icyo gukora nyine nahise nyumva. cyari ukutwicaza se Mwabana mwe rero ibyo yambwiye ibanga yambikije aha harimo ibintu byose mukeneye mu buzima bwanyu bwa papa wanyu n'imitungo yanyu. Mufate mwembi. Ngiye kwakira amaturo. Mwembi ni mufate. Mubigize blague. Mubwire muze. Ni ibintu bifite ikintu bimaze. Bigiye biduhere. Kutigeze biduha mbere hose. Nabiguha gute wowe uri kunywa biriya bitabi? Waranyukaga inabi. Naza kubimaye ubitabi ndivuyeho. Akira. Sorokoze. Komeza ube nka mushiki wawe. Cyangwa itabi rizakwica. Umusaza yagize serious. Tugireka kumubwira nawe. Nise unese akorera nk'umwanya wose aho twicara. Nyene ukamufate. Niba ari staff akeneye kuduha yakagombye kuza akaziduha agacomo. Iyo atazigwa se kugiza amahirwe akabaziguhaye none. Nise nari gombe kiyomba ntabizi. Wasanga ari rwo rufunguzo. Mana nukaregeza abantu ngo abantu bakurire gutyo. Uranyumva? Bunse zirimo ibiki? Asa. Santre. So uzi gupinga gusa nta kindi. Waruzi ko mfite ubushobozi bwo kuba narangiza ubuzima bwawe. Uziko imikino yose urimo gukina myiza.